Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turagaruka noneho ku kintu nanone abantu benshi bakunda kumbaza, ibintu bijyanye no gukuramo inda. Ni izihe mpamvu eshanu zishobora gutuma umuntu wakuyemo inda apfa? Ni ibihe bintu bitanu bishobora kukuviramo urupfu igihe wakuyemo inda? Ni ibyo ngibyo turi bugarukeho muri iki kiganiro. Muri rusange ariko turanavuga ku ngaruka nyine zo gukuramo inda muri rusange. Ahangaha ndavuga kuri ba bantu bakuramo inda ku bushake babyifatiyemo umwanzuro, ntago ndi buvuge kuri ba bandi bakuramo inda by'impanuka. Gukuramo inda hari uburyo bwinshi bukoreshwa. Hashobora gukoreshwa ibinini, hashobora gukoreshwa ibyo bita MVA, uduheha twa plastike bacishamo hasi bakabivanamo. Hashobora no gukoreshwa ibyo bita kiretage, noneho byo biba ari utwuma twabugenewe natwo tugenda tukabikurura mu buryo butandukanye bitewe n'igihe inda ifite. Buri buryo bushobora kuba bwiza kurusha ubundi bitewe n'igihe inda ifite. Ntabwo ndi bujye muri izo detaye, ahubwo cyo ngiye kugarukaho ubu ngubu ni ingaruka bishobora kugira. Abantu benshi bafashe umwanzuro wenda wo kuba yakuramo inda, ikibazo cya mbere bafite gikomeye ni ingaruka. Ni ukuvuga ngo ese ntibishobora gutuma umuntu apfa? Icya kabiri, ese ntibishobora gutuma umuntu atazabyara? Ibyo bintu bibiri ni by'abantu baba bahangayikiye cyane. Icya mbere rero, ingaruka haba gupfa cyangwa se kutabyara, byose biterwa n'uburyo n'aho byakorewe. Ni ukuvuga ngo gukuramo inda bikorewe kwa muganga, bigakorwa n'umuganga ubizi, ubizobereye, ubizi neza. Ingaruka haba urupfu, haba no kutazongera gusama ziba ari hafi ya zero. Uti gute? Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko abantu bakuramo inda rwihishwa cyangwa se babyikoreye cyangwa se babikorewe n'abantu batabyigiye, byibura haba hari impfu zigera kuri 200 mu bantu 100,000. 200 mu bantu 100,000. Abantu 100 bakoze abortion babyikoreye cyangwa se babikorewe n'abantu batabizi neza, byibura 200 barapfa. Donc 200 mu 100,000. Mu gihe iyo bikorewe kwa muganga bigakorwa mu buryo bwiza bwizewe, icyo gihe ni abantu hafi y'umuntu umwe gusa mu 100,000. Ubushakashatsi bugaragaza 0.46 ku 100,000. Ubwo urumva ni munsi y'umuntu umwe mu 100,000. Cyangwa se reka tubyite ko ari, kuko nta gice cy'umuntu kibaho, reka tuvuge ko ari umuntu umwe mu bantu 200,000 bakoze abortion, ariko bigakorwa kwa muganga kandi n'abantu babizi, babyigiye. Urumva rero ko ingaruka zo kuba wapfa, ibyago byo kuba wapfa igihe byakorewe kwa muganga kandi byakozwe n'abantu babyigiye biba ari bike cyane, ni hafi ya ntabyo. Ku bijyanye no kubura urubyaro cyangwa se infertilité, umuntu wakuyemo inda iyo atinze gusama akenshi ahita atekereza ko ari kwa gukuramo inda, sibyo? Dufate urugero, umuntu usanzwe udafite ikibazo na kimwe ashobora kugera igihe cyo gusama, wenda ashakanye n'umugabo, akaba yamara amezi, abenshi bakunda gusama mu mezi 3 ya mbere, ariko bishobora no kubaho yuko mara amezi 6 cyangwa umwaka mutarasama. Ni ukuvuga ngo amahirwe yo guhita usama ako kanya ntabwo aba ari 100% ku muntu wese ugishaka. Ariko iyo byakubayeho warigeze gukuramo inda, uhita utekereza yuko bishoboka ko byaba ari ikibazo cyabiteye. Birashoboka koko ko byabitera, ariko igihe byakorewe kwa muganga bikaba byarakozwe n'umuntu wabyize, ubizi neza, ntago za ngaruka
zishobora kukugeraho. Amahirwe y'uko ushobora, ubushakashatsi hano bwakozwe ku badamu bagera mu ibihumbi 88,522 bakuyemo inda, hanyuma babakurikirana mu gihe cy'imyaka myinshi kugira ngo barebe niba nyuma yaho hari abaje kubura urubyaro bitewe n'uko gukuramo inda. Urumva iyo bakora ubushakashatsi hari ukuntu bagabanyamo amagurupe, bakavuga ati abangaba ntabwo bigeze bakuramo inda, abangaba bazikuyemo, noneho tugiye kubakurikirana imyaka runaka, turebe muri no gurupe abazakenera hano bakoreshaga IVF, abazakenera IVF kubera ko babuze urubyaro muri no gurupe, n'abazakenera IVF kubera ko babuze urubyaro muri gurupe y'abakoze abortion. Ni bande benshi. Basanze rero ari nkaho bingana. Hano baravuga ngo there is no statistical significant, nta tandukaniro rihari rigaragara mu mibare hagati y'abo bantu. Rero iyo byakorewe kwa muganga bigakorwa neza, nta kibazo cyo kubura urubyaro. Ikintu cya mbere gishobora gutuma ubura urubyaro mu gihe wakuyemo inda nuko bashobora kubigukorera ku buryo bigutera ama infection, noneho muri nyababyeyi imwe imbere hakazazamo amashyira cyangwa se hakabora. Ibyo bigatuma imiyoborantanga yawe iziba. Ibyo urumva biterwa na kwa kuba wenda wabikorewe n'umuntu utabizi, cyangwa se bigakorerwa ahantu hashobora gutuma nyine ugira ama infection, cyane cyane iyo wabikorewe n'abantu batabyiza. Noneho kuziba imiyoborantanga nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu wakuyemo inda atazongera kubyara. Ikindi ni uko wenda bakoresheje bwa buryo bwitwa kiretage bw'ibyuma, hari igihe bashobora gukomeretsa nyababyeyi, cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yanatoboka cyangwa se ikangirika, noneho bikaba byatuma nabyo mu gihe kiri imbere igihe umuntu azashakira gusama bishobora kwanga. Ibyo nabyo bikunda kubaho ku bantu bahabikorewe n'abantu batabyize. Nyine niba umuntu yinjizamo ikintu atazi ngo kirajya hehe, ntabwo yigeze yiga anatomy, nta biology, nta wabimuhuguriye, yaritoye gusa arabikora. Icyo gihe urumva ingaruka zishobora kukugeraho ni izo ngizo. Reka noneho duhita tugaruka kuri bya bindi bishobora gutuma umuntu apfa. Noneho kuki bavuga ngo umuntu yakuyemo inda arapfa, biba byagenze bite? Impamvu eshanu zishobora gutuma umuntu apfa igihe yakuyemo inda. Iya mbere ni ukuva amaraso menshi. Ni ukuvuga ngo dufate urugero, cyane cyane nk'iyi nda itangiye gukura, wenda zanda z'amezi 4, 5, hari umuntu ujya kumva ngo yakuyemo inda y'amezi 5 cyangwa 6, aho ngaho umwana aba amaze kuba umwana. Mu by'ukuri kuyikuramo biba bimeze nko kubyara. Gukuramo inda y'amezi 4, 5 uba umeze nko kubyara. Abenshi rero bakoresha ibinini. Noneho ibinini ikintu bikora ni ugutuma nyababyeyi ikontractinga, noneho ikagenda isunika wa mwana mpaka igihe asohokeye. Muri uko gukontractinga rero, iyo ingobyi itangiye komoka muri nyababyeyi haza amaraso, kandi ayo maraso niyo ashobora gutuma rimwe na rimwe ku muntu uva cyane, usanzwe agira ibintu byo kuva cyane, ashobora kuva amaraso menshi ku buryo bishobora gutuma amaraso amushiramo agapfa. Anemi cyangwa se kuva amaraso menshi, hemorrhage, nicyo kintu cya mbere gishobora guhitana umuntu wakuyemo inda. Ibyo kenshi bikunda kubaho ku bantu bakuramo inda zigiye hejuru, cyangwa se niyo yaba ari inda ntoya ariko wakoresheje ibinini, kubera ko ibinini byo ibivamo bigomba kuvanamo n'amaraso. Rero hari igihe amaraso aza agakomeza ari menshi ku buryo utabasha kubitangira cyangwa se kubihagarika. Icyo ni kimwe mu bintu bya mbere bishobora gutuma umuntu apfa igihe yakuyemo inda. Icya kabiri ni ukuba ibigomba kuvamo bitashizemo. Hari igihe umuntu ashobora kugukorera abortion, wenda atarabyigiye se cyangwa se atabizi neza, cyangwa se wenda atazi igihe inda ifite,
noneho byavamo hakagira ibice bisigaramo. Cyangwa se wenda rimwe na rimwe umuntu yabyikoreye, hari igihe hari abakoresha ibinini bakabyikorera, noneho byavamo we ukava ukagira ngo byashizemo ariko hari ibyasigayemo. Iyo bisigayemo rero bishobora icya mbere gukura bikazavamo kanseri. Hari ibyo bita choriocarcinoma. Iyo kanseri yitwa choriocarcinoma iba ari kanseri yatewe n'ibisigazwa by'inda cyangwa se kwa kuntu n'ibisigazwa by'inda cyangwa se by'umwana uri mu nda, noneho bikomeza gukura ubwabyo bikazavamo ikibyimba kinini cyo mu bwoko bwa kanseri. Choriocarcinoma ni imwe muri risike zishobora guterwa no kuba byasigayemo biramutse bitinzemo. Icya kabiri, bishobora noneho kutavamo kanseri ariko noneho bikazamo ama infection, bikaborera mu nda, noneho bikazatuma na nyababyeyi n'ibindi bice bisigaye nabyo bifatwa bikazagira ya ma infection. Nibyo twabonye bishobora gutuma utabyara, ariko bishobora no gutuma upfa, kuko iyo ama infection atangiye kurenganya ababyeyi agakwirakwira mu mubiri, ibyo bita sepsis, icyo gihe umuntu aba ari kuri risike yo kuba yapfa. Ashobora gutangira kumva afite umuriro, ashobora gutangira kumva ameze nk'urwaye malaria, ashobora gutangira gucika intege, akababara mu nda cyane. Uko agenda bitindana bishobora gutuma umuntu ashobora no kuba yapfa. Ubwo rero infection nazo duhise tuzivuga, ziri ku mwanya wa gatatu. Nubwo infection kenshi ziterwa no kuba hari ibyasigayemo byaboreyemo, ariko hari n'igihe gukuramo inda bishobora gukoreshwa ibikoresho bitatunganyije bitanduye. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ubikora yakabaye ibikoresho abanza gushyiramo produit bita desinfectant yica mikorobe kugira ngo ibyo bikoresho bitagira uwo byanduza. Noneho hari igihe rero bitewe n'uwabikoze wenda atazi n'ibintu by'ikiganga cyane, akaba yakoresha ibikoresho byanduye bidasukuye, noneho bya bikoresho bikaza gutera umuntu infection ubwayo ishobora kuza wenda atari no kuvuga ngo hari ibyasigayemo, ahubwo nyuma yo kugukorera hakazamo amashyira, hakazamo ibintu bishobora gutuma utabyara. Ariko noneho uko ama infection akwirakwira mu maraso, ibyo twavuze bita sepsis, nabyo bishobora kuba byatuma umuntu apfa. Twavuze impamvu eshanu zishobora gutuma umuntu apfa cyangwa se ntazabyare. Impamvu ya kane ni ugukomeretsa nyababyeyi. Ibyo nabyo twabibonye bishobora gukorwa igihe gusa ari abantu batabyigiye, cyangwa se bakoresheje ibikoresho bitabugenewe, cyangwa se banakoresheje ibikoresho byabugenewe ariko batazi kubikoresha. Kuko ubundi uburyo bugezweho muri iki gihe ntabwo bugikoresha cyane biriya bita kiretage bikoresha ibyuma, ahubwo akenshi bakoresha uduhera twa plastique bita MVA, two turi gentle nyine ntabwo twapfa gukomeretsa. Ariko nanone mu gihe bikozwe n'abantu batabyigiye bashobora kubikora nabi, nabyo bikaba byakwangiza ababyeyi. Icyo gihe rero kwangirika kwa nyababyeyi, gutoboka cyangwa se kugira gute, bishobora gutuma umuntu aviramo imbere, bishobora gutuma umuntu aviramo imbere, cyangwa se hahandi hangiritse hakazakira hafatana, ibyo bita Asherman syndrome. Cyangwa se Asherman syndrome ni ukuntu muri nyababyeyi hazamo inkovu igatuma ubushobozi bwayo bwo kwakira umwana bugabanuka. Ibyo rero byose byo kuba hakomereka nyababyeyi cyangwa se iyindi myanya y'imbere mu mubiri, nabyo bishobora gutuma umuntu apfa, bishobora no gutuma utazabyara mu gihe kiri imbere. Ikindi rero cya gatanu nacyo kinakomeye, ni uko hari igihe umuntu ashobora gupima akavuga ati ndatwite, ariko akaba yarasamiye inyuma y'umura. Ni ukuvuga ngo warasamiye inyuma y'umura, uripima ukabona ko utwite. Rero uramutse ushatse kuyikuramo ugakoresha ibinini, icyo gihe ibinini ushobora kuva ukabona amaraso wenda makeya, ariko inda ntivemo, igakomeza igakura.
kandi ikaba iri gukurira ahantu hatariho. Rero kubera ko wowe uzi ngo nta kibazo yavuyemo n'iki, ibyo bishobora kuzagera igihe hahandi yakuriye igashwanyuka, noneho bikaba byaguteza ibibazo. Ibijyanye no gusamira inyuma y'umura nabyo tuzabivuga ukwabyo, nabyo ni ikindi kiganiro cyihariye. Ibijyanye no gusamira inyuma y'umura nabyo ni ikindi kiganiro cyihariye, tuzakivugaho ukwacyo. Ariko kuba inda yaba iri inyuma y'umura noneho ukaba wayivanamo yo ntivemo bitewe n'uko wenda ibyagomba kuvamo bitavuyemo, cyangwa se bikaba byari biri ahandi hantu inyuma y'umura ku buryo utabigezeho. Ibyo rero nabyo bishobora gutuma amaherezo umuntu agira ikibazo akaba yapfa kubera yuko ibyagombaga kuvamo bitavuyemo. Tubibutse rero yuko mu Rwanda amategeko yemerera umuntu gukuramo inda igihe ari munsi y'imyaka 18, igihe yaba yarafashwe ku ngufu mu buryo buzwi, yarabikoresheje ku gahato, cyangwa se akaba yarayitewe n'umuntu bafitanye isano rya bugufi. Nizo mpamvu eshatu zemera yuko ushobora kujya kwa muganga ugasaba ko bagukuriramo inda ku bushake. Izindi mpamvu zose ntabwo ziba zemewe. Mwakoze rero, yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.